kena yabaye inzobere mu kwiga gute se yabana nsigaye mbigisha bahita babifata kandi migisha kaminuza yanyu kaminuza yacu ari kurabizi irigisha rwose nizere ko nawe abantu uzigisha bose bazajya biga bagafata nkuko twakwigisha ubundi ni ibintu bizwi sigaye nigisha mbere natari joininga muri kaminuza yanyu ntabwo nari mbizi ariko ubu ngubu sigaye mbizi noneho sigaye ndi none se after morning so ufite isomo urigisha evening ndabafite nimugoroba ndabafite none se uwaza kuza kureba ukuntu wigisha niyo wigisha neza nanjye nkazazana abana banjye ukabigisha umuntu wize ahubwo no musize kuza kunsurura nari binyora ngewe nje ndaza kureba ariko amanota uragira niyo azajya kuri diplome yawe ukura cyane umunyeshuri wacu ubu uno musi usuzi ko se imyaka yanjye irangiye yo kwiga ubu ndarangije muri ama diplome yanjye nigendera nari ubwo amanota nubona amanota ari hejuru ya 50 diplome yawe urazi ifite isuku ikiye ariko n'umuntu ari hasi ya 50 ariko n'urucabana ukanyura urahita ujya kwa uratubibona mu kanya sawa noneho reka njyewe nikoze ku biro noneho ndaje sawa reka njyewe sawa turahura mu kanya nuko ibikoresho bituze kwigisha noneho sinagarahanye This number is called multiplication. Yes. Last week we started in addition. You know addition? Yes. So yeah. 3 times 3 equals 36. No, 9. Yes. Ugomba kubimenya kuba ari
tugakubye turakuba bihita bijyana ku gatatu uri kubyumva ufata gatatu ukuba gatatu byari kimwe impamvu nabaye twari tumeze gutya kugira ngo bigishe mukanya tubahereza nimara kutubahereza uri kumva noneho mwe ntazi ndongera mubarize you have to mobilize bifata mu kuko nibeshye mukati ikiboko Last week we started in addition. Today we are going to study multiplication and subtraction. You know subtraction? Yes. Subtraction from there. 2 minus 2 equals 4. 0. No. 4. No 4, yes. 0 minus 4 equals 0. 0. Who can try? Who can try? Uyu mwana ni kama dufiteka mu ishuri z'ubwenge agomba kubikora. You are correct. Give him flowers. Okay, good. Yes.
Uko